Hello, ladies and gentlemen, youth at all ages, welcome to Showbiz Storeroom Breakout, where secrets speed, stairs shine, and the bees never sleep. I'm Shemame Pascal, as you know, and this is Storeroom TV hottest escape from the ordinary. Let's break out together. Ewa, hizira ko umeze neza cyane kabisa nk'ibisanzwe nkuko mwamaze kubyumva. Nitwa Shemame Pacifique. This is a Storeroom Breakout, kama kawa kama dawa. Hanyuma babazaniye amakuru aba agenda avugwa, hanyuma reka tuhite tunatangira kugira ngo ibintu bigende neza cyane kabisa ku bakunzi b'umuhanzi Chris Easy cyangwa se Rukundo. Yamaze kuba agirwa brand ambassador wa Mitsingi kabisa. Ibintu bize cyane kabisa, ndagira ngo iyi nkuru igiye muri detail kugira ngo ibintu bize kuba bigenda neza cyane. Nyuma y'ibiganiro byahuze uruhande rwa Chris Easy ndetse na Mitsingi kuri uyu wa gatandatu Ukwakira, ubwo ni ku itariki ya gatandatu nibwo izo mpande zombi zumvikanye, hanyuma Chris Easy agirwa brand ambassador wa Mitsingi. Ubufatanye bugaragaza imbaraga Mitsingi ikomeje gushyira mu gushimisha abakiriya bayo hirya no hino mu gihugu ndetse no kubaka umubano ukomeye mu bakiriya b'iki kinyobwa cy'intangarugero. Mitsingi yahisemo Chris Easy nyuma yo kureba aho yavuye n'ahageze, by'umwihariko mu muziki. Basanga bikwiye ko buri wese abona ko intambwe igezweho ibikwiye kwishimirwa, by'umwihariko n'ikinyobwa cya Mitsingi. Umuyobozi wa Mitsingi yagize ati dufite ibyishimo bikomeye byo kwakira Chris Easy mu muryango mugari wa Mitsingi. Akomeza agira ati ubwitange bwe, umurava we nibyo bitumye tugira gute tumushyira muri iyi swadi yacu cyangwa se tumwinjiza muri kampani yacu kugira ngo abashe kuba yagira gute yadufasha. Chris Easy we yishimiye ubufatanye yagiranye na Mitsingi, avuga ko ubu bufatanye buzabyara umusaruro uhambaye kandi ko yishimiye kuzasangira iyi nzoga ya Mitsingi n'abafana be hirya no hino mu gihugu. Mitsingi ikomeje kuba ku isonga mu nzoga ziryoshye kandi z'umwimerere zifasha abantu kwishimira ibyagezweho no guhuza abantu. Right, ni ikintu cyiza rero cyane kuri uwo muhanzi witwa Chris Easy. Ntekereza ko bizatuma like talent ye ikomeje kuba boost, kubera ko like azafata amafaranga and then bashe kuba yakimprovinga mu buryo butandukanye muri categories zose z'ubuzima. Ni ikintu cyiza ku muhanzi nk'uyu ukomeje gutera imbere hano mu Rwanda. Bizamufasha cyane, bimufashe kubona abafana benshi, donc no kubona amafaranga mu buryo bwose. Hanyuma dukomeze mushyigikire abakunzi babe, mukomeze mushyigikire, mukomeze mwishimire kabisa. This is another step ateye mu buzima kandi bizamugira umuntu ukomeye cyane bigendanye na deal yasinye. Right, this is Storeroom Breakout, kama dawa. Cross subscribe, share and comment, kandi no kuri like kugira ngo ibintu bigende cyane kabisa. Uduhe na comment kabisa, utubwire icyo utwifuzaho twakugezaho ubutaha. Right, from stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment.